hanyuma ndibwira ko tuziranye. Yitwa Dona Munyaneza, ni umukristo wa hano. Imana yashyize ku mutima wanje amagambo ariko muri inspiration mu mwuka paruwase yashyize mu itorero muri kino gihe. Iki cyumweru turimo n'ibindi bizakurikiraho muri iyi minsi, ibyumweru byahariwe amatorero y'ibanze, ariko by'umwihariko iki cyumweru abari bari hano kuwa gatatu ndetse n'uyu munsi abaje, turazirikana cyane ku bumwe bw'itorero, ariko aho twibaza tuti ese uburyo twunganirana bigaragaza ubumwe bw'itorero? Ibyo nibyo byavuzweho kuwa gatatu, abantu babiganiriyeho mu magambo maremare kandi bagiye babona neza ko hari Imana igenda ikora. Nshimiye rero Kristo umpaye ubutumwa bwiza kugira ngo nze tubusangire nk'uko Imana yabashyize ku mutima wanjye. Amagambo y'Imana turimo kumva, nifuje ko dufata urugero rwiza tubona kuri Aburahamu na Loti. Bibiliya uko ivuga mu itangiriro isobanura neza ko hari abagabo babiri n'umudamu umwe. Abo bari Aburahamu, atari Aburahamu, hakaba na Loti. Loti uyu yari umuhungu wabo wa Aburahamu, mu Kinyarwanda cyakumvikana yari nka se wabo. Hakaba n'umudamu wa Aburahamu witwaga Sarayi. Aba bombi Imana yabahamagaye mu itangiriro mu gice cya 12, ibaha amasezerano mu wa mbere n'uwa kabiri. Irababwira ngo nibave mu gihugu Imana ibajyane mu kindi gihugu. Ibaha amasezerano y'uko izabakorera ibikomeye, ariko muri byo ko izabahindura ubwoko, izabarongera ishyanga, ndetse ko bazaba umugisha, ko naho bazajya bagera bakifuriza abantu umugisha bazajya bawubona. Kandi uko niko byagenze. Icyakora baje kugira ikibazo, bamara igihe kinini cyane batari babyara. Ntekereza ko imwe mu mpamvu yatumye Aburahamu atindana na Loti umuhungu wabo ari uko yari akeneye undi muntu wo kuba hafi y'uwo muryango wa babiri batagira umwana. Nubwo bigaragara ko nawe yari akuze, ariko imbere ya se wabo yari umwana we. Aravuga ati uyu muhungu tuzagendana, tuzabana, ni amaraso yo mu muryango wanjye kwa Tera, tuzabana nabo. Na Sarayi nabo arabyemera, barabana kugeza igihe bagereye mu gihugu Imana yari bashyikijemo Kanani. Bibiliya rero itubwira ko abantu bombi bari abatunzi, bari bafite inka nyinshi, bari bafite n'abashumba benshi, bari bafite n'ingamiya nyinshi, bari batunze cyane. Kuko Aburahamu yari afite ijwi ry'Imana, akagira n'Umwuka Wera, areba asanga ubutunzi bafite bushobora kuzaba ikibazo, kandi ko abagabo bagomba kubana amahoro. Niko kwegera umuhungu wabo mu bice 13 ndetse na 14, yegera Loti aramubwira ati rero muhungu wacu kandi mwiza, dore dufite amatungo menshi, dufite ubutunzi, dufite n'abagaragu n'abashumba benshi. Ejo tutazagira n'intonganya, ejo tutazagira icyo dupfa, ejo hatazagira uwawe uza mwanjye bikitirirwa ko njye nawe turi abanzi. None dore ngibi bibaya bidushyizwe imbere, nuhitamo kujya iburyo, murumva umuntu uri mwuka w'Imana, haleluya, nuhitamo kujya iburyo nzajya ibumoso, nuhitamo kujya ibumoso nzajya iburyo. Loti yumva inama umusaza amubwiye ni iy'ukuri. Ejo ntazagira icyo mfa na data wacu, kandi ari amaraso ari umubyeyi. Turimo turavuga ku bumwe bw'itorero. Loti ngo areba amaso, arebesha amaso, ngo abona ikibaya kinini cyane cyari kizengurutse Yorodani, ngo uburyo cyari kinese. Bibiliya iravuga ngo icyo kibaya cyose cyageraga kikagera Sowari, ngo cyari kinese nk'uko muri paradizo hari hameze. Icyo kibaya cyagendaga Sowari, Yorodani yose, nacyo cyafataga Sodomu kigafata na Gomora. Icyo gihe cyari cyiza. Aramubwira ati muzehe, inama nayumvise,
misemo kwigendera muri kiriya kibaya. Afata inka ze n'amatungo, umusaza nawe yerekeza mu gice cya ruguru atabangamiye umuhungu we, n'umuhungu nawe atabangamiye umubyeyi. Erega iyo turiho dusezerana turavuga ngo niko badusomera mu itangiriro, ariko kandi bakongera bakabivuga neza batwigisha bati nicyo kizatuma umuntu azasiga se na nyina bakajya kubana hariya. Reka wibutse ko aba ngaba bari bahuje isano y'amaraso. Reka wibutse ko aba bantu babanye bigaragara ko basangiraga no ku isafuriya imwe. Reka wibutse ko aba bantu babanye babaga hari no mu ihema rimwe. Reka wibutse ko aba bantu ahari n'amata bakamaga bayasangiriraga hamwe, ariko igihe kiza kugera baravuga bati reka dutandukane kubw'impamvu zo kugira ngo turusheho kubana amahoro. Ariko nubwo batandukanye, icyabahuzaga ntabwo cyabatandukanye. Haleluya! Batandukanye mu maraso, batandukana mu buzima, batandukanye mu bifatika, ariko isano y'amaraso yakomeje gukorera hagati muri bo. Umwe yaravuze niko Ikinyarwanda kivuga ngo icyo dupfa na kiruta icyo dupfa. Aburahamu arabireba aramubwira ati gendere, n'umuhungu nawe aragenda. Biragaragara ko Loti yagiye guteka ibye, biragaragara ko Loti yagiye kwambara imyenda Aburahamu atazi aho yavuye, biragaragara ko Loti yagiye kugira ngo yungure umukumbi Aburahamu atazamenya iyo wavuye. Ariko nubwo byari bimeze bityo, ntabwo Aburahamu yigeze ngo yibagirwe ko Loti ari umuhungu wawe. Mwavugiye ngo amen. Imigisha rero iratandukana, kuko ruhagurutse abwiwe n'Imana afite amasezerano ko Imana izamuhindura ubwoko. Imana itangira gusohoza amasezerano yayo. Nusoma mu gice cya 13 bamaze gutandukana 14 itangira, urasanga abamarayika bamanutse bajya gusura umugabo witwa Aburahamu. Bari batatu, ngo bari abagabo batatu. Ndashimira Imana. Haleluya! Haleluya! Turashimira Imana ko mu buzima bwacu bwa buri munsi dukunze kubona abo bagabo batatu. Tubona Imana Data, tukabona Umwami wacu Yesu Kristo, tukabona n'Umwuka Wera w'Imana. Bakadusura mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukagendana nabo. Ngo agiye kubabona ngo barahinguka, baza baje kumusura bakata nk'aho batari baje. Arababwira ati karibu nimuze. Baraza baricara, babahereza, abwira umudamu we Sarayi ngo bashakire utwo kunywa, bashakire utwo kurya, biteho, reka tubiteho kuko n'abantu b'Imana. Baranezerwa. Ba bagabo baramubwira bati mbega umugore wawe Sarayi ari hehe? Aburahamu arababwira ati ari mu ihema. Ati none umubwira se? Ariko ntibyahise bikunda uwo mwanya. Arababwira ati turagiye, twebwe Imana Data, twebwe Yesu Kristo, twebwe Umwuka Wera w'Imana, turagiye. Ariko nubwo tugiye, umwaka utaha mw'iki gihe uzabyara umwana. Bavuze ngo amen. Uzabyara umwana w'umuhungu. Sarayi arabyumva, yari ariyo, baraseka. Baramubaza bati Sarayi asetse iki? Haleluya, haleluya. Kwa Aburahamu baraserebura, barishima, bavuza impundu, bararya biriya niko yatubwiye, barya inka, barongera barotsa, barongera barateka, baranezerwa, bakora ibirori. Mwibutse afite umuvandimwe wiyerekeje i Sowari, bararya, abamarayika baragaba, amasezerano aramanuka, ibyishimo biramanuka, abari ingumba baravuga bati cyanze bikunze Uwiteka Imana azatugenderera kandi azatwibuka. Yo umukecuru aravuga ati Uwiteka azabikora, nubwo nshaje, nubwo ibyishimo, ibirori, barasembura. Barangije babwira umusaza bati rero muzehe twebwe turigendeye. Aburahamu aravuga ati ariko ikabaherekeze nimwumve ibyabaye. Ariko abagabo batatu baze bafashe Eliya, Peter nawe. Abamarayika ngo basezera umusaza, bari bicaye nk'ahari. Bibiliya ntabwo itubwira neza uburyo byagenze, kuri mu akajambo katwereka uko byagenze. Ngo ahaguruka kubaherekeza. Uyu ni Aburahamu.
kudaha bizaba ari byiza, nzaba amaturo y'imashini iwacu musize tunezerewe. Baramubwira bagenda mu nzira kubera usabane bagize, nuko ngo baravugana hagati yabo batari kubundi mukuri dukurikije umubano dufitanye n'uyu mugabo Aburahamu ukuntu yatunejeje akatwakira. Uko hari ikintu twajya gukora tutabwiye inshuti yacu twabwisha bikavaho byakwemera. Birashoboka mu nama ya batatu baravuga ngo hoya nimuvuge yewe nimuvuge mubimubwire n'inshuti yacu n'iby'umugisha. Baratangira bati rero Aburahamu ubu tugiye Sodomu. Bamenye amakuru, hari ibintu byagiye bizamuka byinshi bitugeraho mu ijuru, batubwira amakuru ya abahungu be abakobwa be bashaka abagabo, yibuke yuko afiteyo amaraso. Mbere gato Aburahamu baratandukanye, sibyo? Baratandukanye na Loti, ariko Loti mu buzima yabayemo abantu bo mu gice cy'Isowari na Sodomu na Gomora bigira inama yo gutera imwumve imbaraga zisa, imbaraga zica abantu batanu. Haleluya! Amenye ko iwabo babafashe miri, amenye ko babarwanije babatsinze, ngo Aburahamu yenda abagabo 318 bavukiye mu rugo rwe. Hati ntibyashoboka n'ubwo umwana wanjye twatandukanye, ntibyashoboka ko yakomeza kubaho ingwate, ndamanutse n'ingabo zanjye turwane tumuvane mu bunyage. Icyaba mu itorero ry'Imana hakagira ngo bagire ishyaka ryo kurwanira rero. Icyaba mu itorero ry'Imana hakaboneka abagabo b'imbaraga bamenye ko ari ibyafashe bene se byabafashe mu gwate, bakarara bataryamye, bakarara badasinziriye, bakavuga bati Loti ni mwene wacu, tuzarwana mpaka tumuhoje. Ayo bavugiye ngo amen. Haleluya! Icyaba mu itorero ry'Imana hakaboneka abagore bamenye ko hari abandi bakennye kurushaho, bakarara bataryamye, bakavuga baturiye nawe n'uwo wacu tuzahamuka tumukure mu bukene. Bakavuga bati uriya nawe n'uwo wacu abana babuze ishuri, tuzahamuka tumukure mu ubwo buzima. Loti Aburahamu arahaguruka n'ingabo ze biteguye urupfu, urugamba no gupfa, biteguye kuba ariko ngo mwene we azaba umudendezo. Baragiye bararwana baratsinda. Bibiliya yatubwiye ngo babohoje Loti n'ibintu bye n'abantu be, babasubiza mu mahoro, barongera bavuga ati gumire mu kibaya, natwe tusubiriye iwacu Kanani. Icyabagendagamo ni isa n'icyo gupfana. Aburahamu baba marayika baratemberana, bagenda baganira berekeza i Sodomu, bamuhishuriye ibanga. Aravuga ati ariko ibi bintu Imana yivugiye umuvandimwe wanjye azabigenderaho. Aburahamu yarabeshye cyangwa ntabwo yarabeshye? Ibi bintu bavuga i Sodomu, ibi bintu bavuga i Sowari, ibi bintu bavuga i Gomora, umuhungu wanjye umwana wacu Loti ese nazabigenderaho? Niko gutangira nkeka ko hari abahagaritse tumureke babaze gato. None bavana mumbwiza ukuri, ndemera ko i Sodomu hari ibyaha, ndemera ko i Sodomu hari akaha, ndemera ko bakora ibicumuro, ariko se byashoboka ko mwarimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Umutima ntabwo uri i Sodomu, ntabwo uri i Gomora, ahubwo uri kuri mwene wabo uriyo. Umutima uratekereza kuri Loti, uratekereza ku buzukuru be. Haleluya! Byashoboka. Baramubwira bati nukuri inshuti yacu, kandi ubwo nuko biri tubwira ibintu bike. Birashoboka ko yatangiye kubasengera, aravuga ati Mana, none Loti nawe aba yarasambanye ma, ariko Mana we none Loti nawe yaba yaribye, none Loti nabo baratinganye. Mana bababarire. Birashoboka nyeka ko kiriya cyari igisubizo cy'isengesho rigari Aburahamu yaramaze umwanya munini atuma. Iyo dusenze Imana tukayisaba tukayinginga, nibwo
imanuka kutubwira ngo bana banje bagira irembe. Abonye ko Imana inezerewe kuko gusengera bene wabo, kuko kunihira Loti. Aravuga ati Imana ubwo wemeye nusanga y'abantu 50 uzabarimbura. Aha rero atekerezaga ati wenda Loti afite n'abana, afite n'abakobwa, afite n'abakwe, bafite inshuti zabo, bafite n'abo baririmbana, bafite n'abo bajyana mu masengesho, bafite n'abo bakurikira, wenda na 50 bazaba bari. Isano yagendaga muri Abrahamu niyo yamutumaga ataka imbere y'Imana. Baramubwira bati nukuri pe nitwawe. None se ko bishoboka ko aba 50 baba batarimo, nimusanga nibura 20 bizemera. Baramanuka kugeza aho yavuze ati nimusanga n'umuntu umwe. Haleluya, haleluya. Abrahamu ibitekerezo biragenda, aravuga ati wenda abandi bashobora kuba barabaye abapagani bose, ariko kuko isengesho ngiye gukora, ngiye kubohoza umuhungu wanjye, narokoka azongera arema abandi, azabyara abandi, ntituzapfa ahubwo tuzarama. Haleluya. Aravuga ati noneho azaba umwe basi, ariko ntimuzaharimbure. Aramubwira ati nukuri pe ntabwo tuzabikora. Aravuga ati ubwo mutazabikora murakoze. Abrahamu arokotse, Loti ararokotse, imiryango irarokotse. Subire kwicaye. Yegereza ko Abrahamu yatashe, agenda abwira sa, aramubwira tumva bariya bantu n'ijuru ryadusuye, ryatunejeje, twebwe twari tunezerewe, ariko bagiye gukora icy'umubabaro ahandi hantu. Iwawe ntuzanezerwa muvandimwe wanjye, ugaserebura ukarya inyama, ukarya ifiriti, ukambara kositimu, ukagura imodoka, ugatura mu nzu nziza, uzamenye ko hari abandi bazaba barimo barira. Uzamenye ko hari abandi bazaba barwaye. Umuzima ntizabiguhaye amagara mazima, ukaba wowe uguwe neza ufite imbaraga, uzamenye ko se hashika bari. Ndagutangariza itangazo, uzihutire kubaza marayika w'Imana niba na Loti mwene wanyu yaba ari muri abo. Uzihutire kubaza amakuru Imana niba muri abo ngabo mu byiringiro nawe urimo. Uzihutire kubaza Imana niba mu bushake nawe urimo. Uzihutire kubaza Imana niba mu bakuru bene wanyu nawe urimo. Iyi muntu ziriho zivuga hamwe, ahandi haba havuga induru. Kandi bariya bari mu nduru, igihe kiragera bakavuza impundu, bariya nabo bavuza. Fata umwanya wawe ujye uzirikana mwene so, kuko uko uyu munsi ubayeho nawe yakuba, kandi uko abayeho nawe wakuba. Aragenda abwira sa, aramubwira ati Sara, nubwo Imana iduhaye umwana, nubwo Imana itumenye, nubwo idutetuye, nubwo bigenze neza, ariko sindi burye. Iyo nsomye Bibiliya ni ukuri nsanga Isodomu n'i Gomora umukiranutsi wari uriyo yari umwe wenyine witwa Loti w'ikimenyetso. Nuko abakwe bamaze kumva inkuru ko bagiye kurimbura Sodomu, ngo babigize iki? Babigize imikino. Bivuze ko iyi mikino bayikinanye n'abakobwa ba Loti, bari abagore babo. Aramubwira ati rero mubusarayi witonde, nubwo twishimye ariko hari akaga kagiye kwaduka ku bana bacu. Icyo mugira Imana mwavuge ngo amen. Haleluya. Abrahamu ntiyaryamye, yakomeje kwikinga, akomeza gutitiriza. Ndaje ikimenyetso cyerekana ko Abrahamu yakomeje gusenga Imana, abwira Imana ngo Mana bababarire, ariko niba bidashoboka ko bose bababarira basi, wibuke ko Loti ari umuhungu wacu, wibuke ko ari amaraso yanjye, wibuke ko ari umwana wacu, wibuke ko dufite icyo dupfana. Babwire ikimenyetso, mubwire ngo ntibabwire. Baba marayika ngo baragiye uko ari 3 berekeza i Sodomu. Usome Bibiliya neza, ngo baragenda, ngo bahingutse ku murwa, ngo basanga Loti yicaye ku irembo. Ubwo
irembo? Kuki batasanze Yohana ku irembo? Kuki batasanze undi wundi ku irembo ry'umurwa bagasanga Loti? Haleluya! Hari amasengesho akora, hari imbaraga z'Imana zikora. Basanga ku irembo umugabo witwa Loti. Loti ngo yiyicariye ku irembo. Kuki batasanze yagiye kuragira inka? Nakumye mukura gusengera bene. Kuki batasanze yagiye kuzishokera? Kuki batasanze yagiye kugurisha amata? Kuki batasanze atagiye guhinga? Ngo bahinduke gusa ku irembo ry'Isodomu ngo babone Loti yiyicariye ku marembo. Hari uwamusengeye, muvuge ngo bwira. Hari uwamwingingiye amusabira gutabarwa, amurarira amashoro, yiyiriza ubusaku bwe. Haravuga ngo Mana ubwo ugiye kurimbura Loti ntakarimbuke, ubwo ugiye gukubita Loti ntagakubitwe. Uwiteka we ibuka ibyo mwambwiye, iyo utanze umugisha ntabwo wongeraho. Loti n'amaraso yanjye. Biragaragara ko Aburahamu yasengeye Loti. Haleluya, haleluya. Bayibutse Loti kubera ekababwira igihugu Loti yararimo batambiraga Imana. Igihugu Loti yararimo barabanyabyaha. Hari ikintu cyantangaje, nuko umwuka w'Imana wari uri kuri Loti. Ntekereza ko yavuye mu masengesho y'umunyamasezerano mwene wa Aburahamu, yagiye akamukoreramo akabona ko abo bantu ari abo kwingingwa, guha ikaze, gucumbikirwa. Atari ukabera w'Imana ninde wabikora wundi? Arahaguruka aragira ati bene data bagabo, nababonye muri abashitsi no, nimuze iwanjye bacumbikire. Ndashimira Yesu. Imvugo ikorera muri Aburahamu niyo mvugo irimo gukorera muri Loti. Mu yandi magambo, umwuka w'Imana uri kuri Aburahamu ni nawo umwuka w'Imana uri kuri Loti. Nimuze mwinjire. Aburahamu nawe abonye batambuka, ni mwinjire iwanjye bafunguriye. Nusenga Imana ukaba wuzuye umwuka w'Imana, ugasengera abantu b'Imana, ndakubwiza ukuri, umwuka w'Imana ukuriho azagenda abaho. Nubona hari ibyanze guhinduka, ukabona hari bitagenda neza mu itindiri, ukabona hari byene so byanze, jya ufata ibihe byo gusenga. Umwuka ukuriho uzajya umujyaho. Turimo turavuga ku bumwe bw'itorero. Barahinguka, Loti arabacumbikira. Muri uwo mwanya w'iminota mike cyane, haza bya bigabo by'ibigoryi byamenyereye gutingana, byamenyereye gufata abandi bagabo, ngo birahaguruka, ngo biraza kumaga ku muryango kwa Loti. Biramubwira ati sohora abagabo batatu bigiye hatwaraho turyamane nabo. Loti arababwira ati bose kumva aba bagabo koko simbihakanye, bahinjiye, baranahari, n'abashyitsi kandi ni beza, n'abakunze, ariko bose niba mubona ko ari ngombwa ndabaha abakobwa banjye mugende muryamane nabo, ariko aba bantu b'Imana mubihorere. Batereka turashaka aba bagabo, kumbi bashakaga Imana ya Aburahamu. Haleluya, haleluya. Bashakaga Imana ya Aburahamu, niyo bari barakariye, niyo bashakaga gukubita, niyo bashakaga gukurubana. Sohora iyo Mana yawe, yisohore. Kumbi hari uwayihamagaye. Haleluya. Hari uwayihamagariye, hari uwahamagaye Imana ngo isubire kwa Loti. Ndabatera umwete ngo mujye gusengera bene so. Hari uwahamagaye Imana ngo itahe kwa Loti, abandi ntibabizi. Babonye ko byanze bikunze ibyo baharega ari kuri. Sinababwiye mu gukiranuka yarumwe. Muzi ko abakobwa ba Loti baje kurokoka, ariko bagera iyo bagiye bakabwira se, bakamutereka inzoga, barangiza bagasambana nawe. Umukiranuka yarinde hariya hantu Sodomu. Yarasigaye ari Loti nawe kubw'imbaraga z'amasengesho za mwene wa. Abagabo bati basohore, abandi barahari. Igihe banze, abamarayika babwira ati rero musaza, bwira abakobwa bawe n'abakwe babo n'abandi bantu bose binjire muri iyi nzu, kuko icyatuzanye tugiye kubikora. Mwibuke kwa Aburahamu basize bahavuze ibyiza, basize baserebura bafite ibyishimo, ariko kwa Loti ho bagiye kumubabara ukomeye cyane. Ibyatize abamarayika bahise bohereza ubuhumyi, bafata bya bigabo by'ibigoryi barahuma. Niko kugenda umudugudu babwira muka Loti, babwira n'abandi bati muhungire ku musozi tubabwiye, ntihagire umuntu ukebuka cyangwa ngo arebe inyuma, kuko tuje gukiza n'uw'amaso
ugahamagarira Imana mwene so, Imana izagukiza. Haleluya. Nuba maso ugasengera mwene so warwaye, Imana izamutabara. Nuba maso ugasengera mwene so wambaye ubusa, Imana izamwambika, kuko yavuganye nawe ariyo kwizera. Ariko nubigumana ntacyo bizakumarira, nawe ntacyo bizakumarira. Aburahamu ntabwo bitangaje kuko Imana yari imaze kubikora. Aza kumenya ko Sodoma n'Igomora yarimbuwe n'umuriro, ariko aza kumenya amakuru meza ko Loti n'abakobwa be Imana yabarokoye. Haleluya, haleluya. Urwandiko rw'Abaroma igice cya 15 mu mbere kugeza kwa 3 twasomye, haravuga ngo twebwe abakomeye ngo ntabwo dukwiriye rwose kubaho ubuzima utashobora kwihanganira intege nke z'abantu, ahubwo dukwiye no kureka kwinezeza, kuko umuntu wese akwiriye kuba anezeza mugenzi we, amubera inyunganizi. Haleluya, haleluya. Amubera inyunganizi ngo amukomeze, nk'uko kuri Kristo byagenze, ngo handitswe kuri we amagambo yavugaga ngo ibitutsi bagututse byagenze bite, ngo ibitutsi bagututse byagezeho. Haleluya. Narabyumvise, ibitutsi bagututse, ni Yesu wabivuze, ibitutsi bagututse byagezeho. Bibiliya ntiyemerera umukristo w'itorero by'umwihariko Presbyterienne, by'umwihariko muri Paruwasi ya Remera Kicukiro, kwinezeza ubwe. Uramutse winezeza ubwawe waba utarimo. Abanyantege bakwiye kubona umunezero uvuye mu bakomeye. Natanga ngo ibitutsi bagututse byagezeho. Ngiye kubabaza ikibazo. Iyo baneguye mwene so dusengana hano, nawe ukinewe. Iyo hari mwene so wambaye ubusa bakamuseka ko yambaye agatenge gacitse kari bikirimo, nawe mu buremere bwabyo ibitutsi bamutuka nawe bari kugezeho. Yewe kurikije uko umuntu ndeba menya ari bake. Iyo batutse mwene so ko arara abunga na karago, baturiya byaramuyobeye. Ese ntabwo bamune kuvuga ngo ni ukuri koko byaramuyobeye, nta kigenda n'ubundi niko akwiye kumera. Bene bariya n'ubundi ntacyo bazageraho, niko babaye, ni wowe umuryango niko byabaye. Muzi kuba wituze, ibitutsi bagututse byagezeho, njyewe nkwiriye gukomeza. Mwene umuvandimwe avukira gukura abandi makuba. Niga kuri university, hari umuprofeseri watwigishije, yatubwiye ijambo sindi buri gukora iri kuko hari igihe ushobora guhungabanya mwebwe benshi cyangwa bakeya. Yaravuze ngo ntabwo ari umurokore, ariko ngo ajya igitarama hirya yo mu by'Imana, buri kwezi kwaje yahembwe, agafata imyenda, agafata ibyo kurya, agashyira abantu bahezejwe inyuma y'amateka batuye iyo ngiyo, akabikora buri munsi, ku buryo bamwitaga nk'aho ari papa wabo. Naratwigisha yaratubwiye, ariko bagiye kurivuga kuko rero rivuze si yewe. Yaravuze ngo banyeshuri nigisha ndabasabye, ubwo muzaba mumaze kurangiza mufite ibyo mukora, mumaze kugera heza, buri umwe wese nibura azagira umutwe we. Niko yavuze, wazagira umutwe we, cyangwa azagire uwasigaje inyuma y'amateka nibura umwe we. Niko yatwigishije. Hari bene data hano twiganye ashobora kubyibuka. Abo bavandimwe bari inyuma y'amateka, aravuga ati kuko Imana ifite ahantu mvana, kuko Imana ifite ibintu yamporeye, nzajya ngenda nibura bariya bantu
n'abanje nzajya mbitaho nkurikije icyo Imana yambaye. Ariko wowe nibura uretse kugira uwo wose uje inyuma n'amateka, nibura hari uwo ku Kicukiro wamenye ko adafite isuka, nibura we uzavuga uti uriya ntazagwanye wese, ariko nibavuga ati icyayi cye n'icyanjye, icyayi sempure, icyayi cy'isukari 800 n'amajyane y'ijana, icyayi n'icyanjye. Murumva umutima umwuka w'Imana ajya amanurira mu bantu, umuvandimwe avukira gukura abandi mu kaga. Wavanye mu kaga n'abatangaye, ariko n'ababikora mu mubiri akavana mu kaga, ariko yarangiza agategereza ko uyu muntu amuramburira amaboko akamuramya nk'aho ari we wabikoze, atabikoreye data wa twese uri mu ijuru ukwiriye gushima. Abaroma musikuru bavuze ngo abantu ntibazagenda babona imbuto zayo ukuntu zigenda zigwira, ngo bajye bahera ko bahimbaze so wo mu ijuru. Bibiliya yaravuze ngo ishami ryose ryera imbuto aryanganyaho amahage kugira ngo rirusheho kwera nyinshi. Ariko ikibazo, abantu kubera nyinshi, kubera nkeya zikaba izabo, nibera nyinshi zizaba izabo. Dore igitumye Imana idakuraho abantu amahage, ibibazo bikiyongera, kubona amafaranga ariko ukabura ahantu agiye, ukabona ubutunzi ariko umwanya muto ukabona iyo bugiye. Uri ishami ryera imbuto ariko zidafitiye abandi umumaro, nta mpamvu yo kuvanaho amahage. Ijuru nta mpamvu rifite yo kuvanaho amahage. None se nibamara kuvanaho amahage bizamarira iki? Uzera nyinshi yego, ariko zizagera kuri bana ko nta n'izifite. Mana ndagusaba amafaranga, Mana ndagusaba ubutunzi, Mana ndagusaba kujya imbere, business yanyu yagure. Imana ikureho amahage y'inyatsi, numara kwereka gusuzera izihe mbuto ko nazusanga. Ariko umuntu ufata icyo kurya akagishira umurwayi, uretse nuko biravuze ngo mwaje kusura, mwarangemuriye, mwaranyambitse, mwarabikoze. Ariko biravuga bene uwo nguwo ukora ibyo akwiriye kwanyanganyaho amahage, akwiye kuvanwaho ibimwonga, ibimwangiriza, ibituma bene ibyo bintu bitajya imbere, kuko bisangiye n'abantu. Haleluya, haleluya. Kimwe mu bintu abantu bibwira yuko Imana ikwiye kubidusubiza, abantu baravuga bati Imana ikwiye kubidusubiza tukagira amazu meza, tukagira imyenda myiza y'ibiciro, tukagira amamodoka meza y'ibitabashwa, abantu bacu bakiga. Reka mubwire ukuri, mu bintu binezeza Imana, inzu utuyemo ntabwo ibamo. Kimwe mu ibintu binezeza Imana, inzu utuyemo ntabwo ibamo, imodoka nziza ugendamo ntabwo ibamo, imyambaro myiza wambara ntabwo ibamo. Mwumva ikinezeza Imana nuko yanzu Imana yaguhaye ugira witundikirana, nuko yanzu Imana yakubakiye kuvanye mu bukode. Hari umuzabwira ngo mwene data naraye mu bukode tuko mujyana uku kwezi nanjye nzakukurihira. Icyo kizakora ku mutima w'Imana. Imyambaro y'ibiciro yuzuye garderobe bajya kugura buri munsi, nta kibwira Imana. Ikigize icyo kibwira Imana ni ugufata igitenge kimwe ukakirukankana no kwangira safari, uti Imana nambwiye ngo nguhereze umwambaro. Ikigira icyo kibwira Imana si amakoti abyibushye nubwo ari meza. Igifite icyo kibwira Imana ni uko kuri iriya koti ugira icyo ufataho ukavuga ngo hari umwana wabuze ishuri ugiye kumurihira. Muvugire ngo amen. Haleluya, haleluya. Bavandimwe, uko ishyaka ryarwanye mu mutima wa Aburahamu, akavuga ati Loti ni mwene wacu nzamurwanirira, akamuba hafi mu ntambara z'ubuzima busanzwe, mu ntambara z'ubuzima busanzwe, akamuvana mu maboko y'abanzi bamufashe mbiri. Aburahamu akava ku rwego rw'umubiri gusa akinjira no mu isi y'umwuka, akamurihira iminiho watari kuranwa n'abanyabyaha. Ni ku itorero ry'Imana dukwiye kuba tumeze. Baharanira ko nta mwene data wo mu rusengero iwacu, Bibiliya yaravuze ngo cyane cyane abo mu nzu y'Imana ntuzajye guhera hirya ibidahereye mu nzu y'Imana, kuko ni natwe tuzasohoka abantu bakabona ubwiza bw'Imana. Icyo Burahamu yakoze akamwitaho mu buzima busanzwe,
akamwitaho no mu buzima bw'umwuka. Nicyo cyitegererezo dukwiye kuba dufite kugira ngo twunge ubumwe bw'itorero. Tekereza mwene so muririmbana, tekereza mwene so musengana, tekereza kuri mwene so wanyu mu itorero ry'ibanze. Nubona yaburaye wowe ufite ibyo kurya byinshi, ntukibagirwe kugushyira ibyo kurya. Nubona yarwaye kandi bidashoboka yuko yajya kwa muganga, uzihutire kumugezayo n'uwo ubishoboye. Ariko ntuzibagirwe ubugingo. Tuhanye mu buzima bubiri, dufatanyije mu buzima bubiri, tubanye mu buzima busanzwe, ariko no mu by'ubugingo muri bene wacu, muri bene wacu. Ejo bundi wabona umukobwa bamukubitiye hariya yasinze, bazaza bavuga bati dore wowe uririmbira Kicukiro, ngo ibitutsi bamututse bizaba ari ibitutsi byanjye, nzahaca. Ntazabura kuvuga ati ariko uriya mwene data muri bari bambaye amakote turasengana, twigeze kujya ahantu hepfo iyi dusanga mwene data wasinze. Abantu twari turi kumwe Inyabisi Kiyanje, twari kumwe yasinze, naririmbaga nzakagendana. Iyo araririmba abantu bakajya batubwira bati kandi urangurura n'umukristo wanyu mwambaye amakote, dufite Bibiliya mu kwaha. Bati ndetse n'abana baririmba muri korali, bati nawe yaririmbye muri korali yitwa Mucyanga, yabayeho kera muri za 1998. Ibitutsi bamututse, ndababwiza ukuri, amakote twambaye twahise twumva ataye agaciro. Bibiliya twari dufite, twatumaze ubaporoso twavuga icyaha n'inama mu by'ukuri. Nimurebe bene wacu ibyo barimo. Ibitutsi bagututse byagezeho. Igihe cyose usaba wumva mwene so kugwa mu byaha bwe, ari ishema ryawe, ari ibyishimo byawe, uzamenye yuko nawe wapfuye warangiye. Ahubwo ukwiye kumera nkaho Aburahamu, ugafata ibihe byo gusenga, ukinginga Imana kugira ngo Imana imutabare mu buryo bwombi, imuremere ubuzima, imuremere n'ubugingo. Itorero ry'Imana si yewe wababwiye ngo muze, ni Kristo. Niba mwaraje nimwemere muze, niba mwaraje gufatanya n'ab'itorero nimwemere gufatanya nabo. Bitabaye ibyo ibitutsi batukwa muzabituka. Ariko nk'uko biri bitubwiye mu Roma 15 ku murongo wa 2 n'uwa 3, umuntu wese nanezeze mugenzi we, amubere inyunganizi, amukomeze, amugire inama, amube hafi, ntakagira amarira ngo abure uwayamuhoza, ntakagiye mu bibi ngo abure uwamugarura, ntakabure ubujyanama, ntakabure abantu bamuha inyigisho, ntitukabure gusangira ijambo ry'Imana. Kandi ntabwo yaba yaraguye asa nabi, ntukabure kugira umutwaro wo kumusengera. Ariko no mu buzima busanzwe, mwene so ugize icyo akena kandi ugifite, ku bwa Kristo dukorera, kuko turi ikigozi ubwagarira, guteye umwete ujye ubikorera kugira ngo Imana yo mu ijuru yubahwe. Ariko n'abariya babura ibitutsi babatuka. Dusenge Imana.